bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ubutwari bw'ubabarira babaye, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Yaba mwari mu gihari ngo murebe uko dusigaye tungana, yaba mwari mu gihari ngo murebe uko dusigaye tungana. Ma, urandirije n'ukuri ubwo ko ndajyagiye aho abandi bari, cyangwa mpamagare bagenzi banjye mbabwire ko ntari bubishobore. N'ubundi ndagushaka hano Mukane, ndashaka ko tuganira. Muri iyi minsi twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Umutima wanjye uburemerewe cyane, iyo ndyamye amashusho yose y'ibyabaye agaruka mu mutwe wanjye nkaho byaraye bibaye. Ndabyumvamo. Ubu noneho nanafashe icyemezo cyo kubikubwira mwana wa. Ma, ni iki ushaka kumbwira ko kuva kare nabonaga unyitegereza kurusha ibisanzwe? Nizere ko udashaka kongera kumbaza byandi by'abagabo rwose. Ubu ngubu ntabwo ndi muri muto. Oya mwana wanjye, rwose iby'abagabo sinzongera no kubikubaza. Ubwo igihe nikigera ubwawe uzambwira ko kigeze. Nubwo ko iminsi ishira burya havaho umwe mwana wanjye. Ubwo ntiwumva ko ugacometsemo ko mama? Mukane, Karame, ndashaka kukubwira amateka. Amateka? Ukamenya amateka yanjye ubwanjye n'ay'ababyeyi bawe. Kumana yanjye, sema uri muzima? Kanziza. Kanumve, nese ko numva nta muriro ufite? Ayiwe, cyangwa wahungabanye kubera ibihe turimo byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi? Ntabwo nahungabanye Mukaneza mwana wanjye. Se biti? Nashatse kubikubwira inshuro nyinshi. Mbanza kuvuga ngo nzabikubwira wujuje imyaka 10, uyigize birananira. Ndavuga ngo noneho ni wuzuze y'ubukure, ubwo ni 18. Ngo usanga mu cyumba usinziriye ndakwitegereza, numva biranze. Mvuga 25, uyigize nabwo biranga. None ubu ndumva niteguye kuvuga. Ibyo uvuga utambwiye ariko ni ibiki mama? Iyo ndirimbo ngo yaba mwari mu gihari ndayikunda cyane Mukane. Ndabyumva. Uko wagiye ukura mu mutima wanjye hazagamo iyo nteruro nkivugisha nti yaba bari bagihari ngo bakubone, bakabona utangira kumwenyura, bakubona umera utwinyo twa mbere, bakubona ukambakamba, bakubona utangiye gutaguza, bakubona ukura usa na bombi. Kuki? Maze urangije uragenda uvamo umukobwa mwiza. Nakureba nkabona Mukaneza Liliane, nakureba nkabona amaso ya mupesi. Mukaneza Liliane si njyewe? Mwihangane umbwire mama. Iryo si ryo zina ryawe. Uti? Wiki? Ntabwo ari ryo zina ryawe mwana wanjye. Ese njyewe nitwa nde? Witwa izina ntamenye. Oya mama, reka nshake telefone mpamagara abajyanama b'ihungabana bakumfashe rwose, njye ndumva ntazi ibyo urimo uvuga. Reka rwose njye kubahamagara. Oya ndakura mama, ndakura rwose. Nyegera ngo uhobere ngo ukomeze Mukane. Nyegera ari by'ukuri uri muzima koko? Uti nitwa izina utamenye, ukongera ukampamagara Mukaneza, ubwo se ndamenya ari ibiki? Mukaneza Liliane ni izina ry'inshuti yanjye twakuranye tukiri bato. tutubana kondo tujya kwiga
twiganye amashuri abanza twembi turi abahanga. Mukaneza Liliane twari inshuti ku buryo najyaga iwabo kumusura akamperekeza akangeza iwacu, nkongera kandi nkamuherekeza nkamugeza iwabo. ndabyumva. Mbese gutandukana kwacu ntibyatworoheraga. Mu kwigana kwacu rero nibwo twaje guhura n'umusore mwiza witwa Mupenzi. Ntumbwire ko mwahuye n'uwo musore witwa Mupenzi mukamukunda mwembi bikarangira mushwanye mama. Ntabwo twamukunze ngo tumushwanire, ahubwo Mupenzi niwe so wakubyaye. Kuki? Kandi warambwiye ko wambyaye wenyine nkaba nkwanditseho wenyine. Ntega amatwi Mukane, ndayaguteze mubyeyi wanjye. kugira ngo wumve ko twari abahanga ngewe na mama wawe Mukaneza wakwibarutse. Twakoze ibizamini turuzuza neza ntihasigara n'inota rimwe. Ndabyumva. Nubwo byari bigoye ko umwana w'umututsi ahabwa ishuri, icyo gihe twararebonye twembi tujya kwiga ubwarimu mu kigo kimwe. Ku gihe cyacu byitwaga normal primaire. Yego. Kandi ugitangira umwaka wa mbere wahitaga wiga ibyo ushaka kuzakora. Ndabizi nyine ko ari bwo wize. None se ntukiri umwarimu? Nubwo mu myaka iri imbere uzajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ndacyafite imyaka nk'8 rero. Nari nkikubwira ibyanjye n'inshuti zanjye. Yego, komeza umbwire. Tugeze mu yisumbuye tukahahurira na Mupenzi nawe wari uje kwiga ubwarimu. Twabaye inshuti uko twari batatu. Ariko Mupenzi aragenda akunda Mukaneza koko, undi aramukundira maze barakundana. Barakundanye, ikigo cyose kirabimenya. Ntangiye kumva neza bimeze nk'inkuru yo mu gitabo uri kumbwira. Si inkuru yo mu gitabo Mukane, ni amateka yawe kandi yanjye. Nahise ko wumva Mukaneza na Mupenzi aribo bambyaye, naje kuba umwana wawe ne. Wabaye uwanjye kuko ababyeyi bawe bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, nge nkayirokokana nawe. Nguki? Mana yanjye, gute se kandi? Gute se? Kandi warambwiye ko ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga nari uruhinja. Ibyo nakubwiye ni ukuri, wari uruhinja kandi uwakubyaye twari inshuti magara. Nkuko nabikubwiye Mukaneza na Mupenzi bakundanye tukiri abanyeshuri, turangije rero twese twahise tujya mu kazi ko kwigisha. Tumaze gutangira akazi rero, tutarakamaramo igihe kirekire, Mupenzi wakunze Mukaneza yaje iwabo kumusaba, turabashyingira. Yego, ndakumva mama. Ihangane. Yego, kwa Mupenzi narabasuraga bagishakana, akaba abizi ko iryo joro Mukaneza ari bundazi. Akaza tukararana, tukarara tuganira inkuru za kera turi abana duseka, bukarinda budukeraho. Ubwo rero yagize atya, antumaho umuntu ati ndi hafi kubyara kandi ni wowe muntu nizera wamba hafi. Yego. Mu gihe nkisuganya ngo ngeyo, biba birabaye. Yego, twari tumaze imyaka itarimo icy'umutekano utameze neza na gato, cyane ku witwaga umututsi wese. Ariko indege y'uwari perezida igihanuka byabaye ibindi. Tubuzwa kuva mu rugo, kujya iwanyu ndabisubika. Ntari bunabahamagare kuko iri terambere dufite ntiryari ririho mwana wanjye. Ndabizi. Abantu batangira kwicwa kuko nk'ababyeyi banjye n'abasaza banjye ntibarengeje itariki ya 8 batarapfa. Aba Mukaneza kandi nabo niko byagenze, biciwe hamwe n'abanjye. Ndabyibuka warabivuze mu buhamya watanze mu gihe cyo kwibuka cy'ubushize. Ariko Roma, ayo mateka yawe n'abo babyeyi banjye batari wowe ntiwigeze uyavuga. Sinari kuyavuga, ntacyo ndakubwira. Urumva ko muri ibyo bihe bikomeye Mupenzi yagombaga guhungana umugore ukuriwe, kandi ari uguca mu bihuru n'amashyamba gusa. Nagiye kubona mbona bampingutseho ku kiliziya,
aho nanjye nari nahungiye bagufite uri agahinja, niko kumbwira ngo umaze iminsi mike uvutse. Byari bimaze kuba nka tariki 25 Mata. ihangane mama. Mukaneza inshuti yanjye twararebanye mu maso turarira gusa, kuko twemba ababyeyi n'abavandimwe bari badushizeho. Nta mbaraga yari agifite namba. Urumva nawe umuntu wabyaye yihishe ntaho kumushyigikira agakoma ntana. Ihangane mwana we, ihangane. Kandi aho twari turaho nta mutekano twari dufite, kwari ukuza bakarobanuramwo abasore bakabajyana, ejo bakaza gutwara abandi, ari nako umugoroba umwe batwaye so mupenzi. Nitwongera kumubona ukundi. Umunsi umwe rero haje igitero simusiga, batumishamwe amasasu na grenade, amatwi acura indereri, abari aho bacura imiborogo, amaso yacu acura umwijima, imivu y'amaraso iratemba, mbese biba bibi cyane. Narese mama, ndakumva mwana wa. icyo gihe mama wambyaye mwari mukiri kumwe. Icyo nibuka nuko nicuye mu rukerera nkikoraho ahantu hose ngasanga ndi muzima, kuko nkitura hasi hejuru yanjye haguye abantu nka 3 bambera ibitambo. Negutse buhoro buhoro rero ngiye kumva numva uruhinja rurira mu kajwi gato cyane, niko komboka gake gake muri iyo mirambo. Nsanga Mukaneza inshuti yanjye byarangiye, ariko yakubundikiye nk'inkoko ibundikira amagi, niko kugusohororamo agenda ntoragura ibishora by'ababyeyi bari bafite abana bamaze gupfana nabo. nimvuga ngo nakuzingazingiye mumbabarire mwana wanjye, kuko sinatekerezaga neza, sinari nzi ko tuzabaho. Nanasohotse mu kiliziya muri iyo mirambo ntazi aho nerekeje. nibwo wagiye kuri uwo mukecuru wavuze cyagiye igihe watangaga ubuhamya, akavuga ko yaguhishe akajya ahora ahanganye n'abahungu be babicanyi. Yego mwana wanjye, kari butaracya neza, ariko mu mutima wanjye hazamo ijwi rirambwira riti, ubwo Mukariva kuri afite abahungu babicanyi, umuryango we wose ari umugabo we, ari se, ari basaza bari abicanyi, ariko yari inshuti ya mama wawe, ahari ugiye iwe yagufasha. Kuko mu muryango navukagamo w'abahungu 7 n'abakobwa 4, ni njye wari usigaye njyenyine. Bose babishe. Barabishe mwana wanjye. Nuko nagiye iwe amisha nk'ukwezi ntawe urambona, maze nawe umbera imfura cyane mwana wanjye. Niba wari waramenye ibyabaye simbizi. Ihangane, ntiwariraga pe, yagushakiraga amata tukaguha, wamara kuyanywa Mukariva kuri akagukubita mu mugongo hagasinzira wowe. Mama, ndakumva hana wanjye, nubwiye ni byinshi cyane pe. Humura. Ariko se mama, ndakumva, ngubwo ko uzi neza ko nubwo mfite utambyaye, kuki byibura nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi utashatse umugabo ngo mwibyarire umwana, cyangwa umubyara abana benshi bawe.
mukande nubwo ntakubyaye kubyarwa na Liliane inshuti yanjye magara mu mutima wanjye wahise uba umwana wanjye. Ikindi kandi ntigeze mvuga mu buhamya kugira ngo utacyumva ugakomereka cyane ukiri muto. Kandi nk'uko nabikubwiye Mukariva kure yampishe ukwezi ntawe urambona, ariko nyuma yako abahungu be barambonye. Niko gushaka kunyica, ariko nyina akitambika arababwira ngo bazanyice bamaze kumwica. Imana umugisha nuko kunyica ngo mveho rero ntibabikoze, ariko bacungaga adahari bakaza uko ari batatu bakakunyambura, bakambwira ngo impinja z'abatutsi twiriwe tuzicurika mu misarani, ngatakamba kugeza bakunshubije. Ariko bakunsubizaga bamaze kumpemukira bansimbura naho. Baba we mama we rwose ibyo ntibirakabije we. Babarira mama ndakwinginze mbabarira pe. wirira usaba imbabazi ngo unapfukamye hasi gutyo Mukaneza mwana wanjye. Si wowe watumye izo ngegera zimpemukira ngo zinanyanduze virusi itera sida. Oya nanone mama ntabwo nabyemera we. Ntabwo birakabije mama. Abarira n'ukuri we. Ihorere mwana wanjye. Burya nuko byagenze ma. Ihorere mwana wanjye winirenganya. Uriya cya kinini mpora nkubwira ngo unyibutse kunywa, nicyo cy'iyo mpamvu mwana wanjye. Baba we burya bwose. Nikanzemo ikintu kirangira kirimo kusakuriza. Umuhire Karame papa ni ibiki bibaye kuje wiri kuga radio ukampamagara urakaye nakoze iki? Tatwasike Igukomana ngo ngwiki? ndavuze ngo zibaho ngaho se. None se papa umutwe uri kukurya, ese ubundi kumbona udashaka kujya mu bana bimeze bite? Zibaho ngaho se nyine. Unakure n'ibyo byenda wambaye ujye mu mbere hariya. Niba ntari cyo ufite ufata amakaye usubire mu byo wize. Mama uraje nukuri ngwino urebe. Nibiki azasare barebe. Mama umenya papa rwaye niko Gaspar ko twaye twumvikanye ko tujyana tukavana hanga mu rugo, kuki ubonye kagango na mama Hodari ukagaruka mu rugo wiruka? Bigenza biti? Nibutsa amagambo mukakama, nibutsa amagambo mfata ikintu nakugishije inama. Uzi ko nakomeje kwivugisha ngira ngo turi kumwe, nuko narebe inyuma nkabona amakota ararenga ngashoberwa. Abakubonye wiruka nabo bakumirwa bambaza icyo ubaye nkabura icyo mvuga, ubundi nkagaruka nanjye nkwirukanka inyuma. Cyangwa ko mutwe bibaye byiza nabwira umukobwa agakuramo ibyo bipira yambaye byanditseho kwibuka, akajya kwisha mu mbere. Nashoboye akose papa tasoni umupira bampaye nge n'urundi rubyiruko tungana bakanaduha inshingano muri gahunda z'ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Se urambwira ngo ngukuremo njyewe? Urumva ukuntu nawo Gaspari habe ubu umwana wacu utinyuka gusingira ugashaka kumwambura imyenda ko umukobwa nk'umugana gutya ko nakubwiye ngo uzina wasano ntasonura cyavumva wibuka ibiki wowe uzi iki waryori uzi ibiki kandi Gaspari si ikibazo uzi iki wowe papa ko atarasonga mera gutya igendere mwana igendere n'ubundi wari umaze gusokoza neza no kwambara itunganye neza dore aragusagariye ubundi wigire mu bandi udasanga abagenzi bawe bakubuza. Igendere mwana wa kabe no kubyara ishyano gusa shamara yanjye we ariko se Gaspar dutegetse gato umwana abanza agende nta soni. Umuhi wagiye ubwo atitaba yagiye urongera cyane ibyo rikora akajya kuzanira imipira se wacecetse
ufite ikihe kibazo wa mugabo ufite ikihe kibazo Mukakama urabizi nari maze imyaka myinshi cyane ntasura data w'uburahara mu munyururu ntabwo ubizi ibyo surirwa ubinyutse sijya wakwinginze ngo uve kwizima none usure none se gusura so nibyo byatumye uza wahindurije ukaba udashaka ko tujya kwifatanya n'abandi mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi Gaspard ukaba ushaka no kubuza umuhire kujyayo ariko ntagiye ntabikubwiye Mukakama ko ngiye Gaspard mfite ipfunwe mu mutima wanjye ko ibi bihe bigeze byo kwibuka mba numva nasaba isi kwasama ikamira kuko mba numva ntashaka guhura na ba Kagango na ba Mukakibibi mama Hodari Gakumba Sipesiyoza Iyamuremye umva abo bose n'abandi bose uzi nawe ariko nta abo bose se mvuze abavandimwe babo ba Efuremu twiganaga ba Kayigabana ba Rudasumbwa bankuranga na Mukankuranga barandarada na Marigarita bakabano na Mukakabano uribuka za mpanga za Rosine na Roseline abakobwa biza twiganaga ntibagiye ndeba baragiye nyine ariko rero sinarebaga kandi nta nicyo nakora ngo ndamire ubuzima bwabo data wacu bamwe mu bavandimwe banjye ntibari ku isonga mu kubambura ubuzima bwabo maze nyine yabaga ahagaze ahirengeye avuze induru aranga aho birukiye mushiki wanjye uratwonsa ibere rimwe adatuma hari n'umwana utarabukira iwacu nibura ngo tumushyire mu mbere ahubwo agahamagara abicanye akabarangira aho bihishe mu rutoki ijoro ndanyigisha rwose wakoze ubusa Mukakama ibyo data yambwiye ni ukuri uwo wicuba waramwiciye ibyo uvuga ntawe uhuye n'ukuri Gaspard mama Hodari tubana mu itsinda Mukakibibi niwe muyobozi waryo bombi tubanye neza pe nahera he mureba mu maso yego barababajwe barababara ariko kugira ngo u Rwanda rubeho nuko tubana mu mahoro nuko abantu nk'ayo bahinduka nuko bameze nka muzeyi uri hariya muri gereza bamenya ko nubwo badukoze mu nda ariko u Rwanda rutapfuye ubu rwazutse rukaba ruri mu nzira yo kwiyubaka kandi igeze kure ivugira nuko so bavugirije ibyo byabaye atakiriho nyoka akaba yari umunyabwoba akaba atarigeze abyijandikamo ngo wumve icyo kuvuka mu bahekuye u Rwanda aricyo uyibeshyira mama Gaspard mama yabaye intwari ntiyemerera bamushukaga kwishora mu bugizi bwa nabi mu bushobozi buke bwe n'inzu ye ntoya ba mama Hodari bamuhungiyeho ntiyabahinda mu gihe nyogosenge yabashushubikanyaga ubwo ntiwumva nuko utangiye kunyurira ni wowe mugore nashatse unyurira utyo urumva abandi bambonye byamera bite urumva abana banjye woshya ngo bajye kwibuka uba bareba ijisho rimeze rite Gaspard ayo uvuga yose urayaterwa nuko uhora ukwepa ibiganiro bitwigisha ubumwe n'ubwiyunge none se urumva nahera he njya kwicara hari ukuri ntiwari kubona Kagango na mama Hodari ngo usubire inyuma wirukanka uce mu bihuru boshye inturo ubwo ntiwumva ko nawe unyise inturo Mukakama ngo ndabundabunda ariko ubwo uzi ko nkimubona nibuka Rugango se wa Kagango bamutsinda ku irembo ryo kwa data bamuvanye iwe bamukubita Mukakama uzi ko ariyo shusho yahise igaruka mu mutwe uzi ko nibutse Hodari umugabo wa mama Hodari bamushoreye bamwambuye imyenda yose asigaranye uw'imbere mu bamushoreye harimo Rwiririza wambyaye uzi ko umunsi wo gusurwa nzajya gusura uriya musaza nkamwihaniza uravuga papa se yego nyine wari utari wakira ipfunwe ariko noneho yagusubije inyuma pe nako ndumva ntazategereza uwo munsi yambwiye ko ari Mukakama burya ndakwanze ntivamo ndagukunze uwo wiciye uko akurebye araguhema nta kuri aho ngaho aho u Rwanda rugeze se homwe muri rwose uzi ipfunwe Mukakama uzi ipfunwe icyo ari cyo uzi ko iyi myaka ishize yose ntarahura na Mukakibibi gutya kuko tujya guhura nka muhunga uzi ko ibyo ntari mbizi Gaspard ntabyo wamenya kuko ipfunwe riri mu mutima wanjye ntiriri mu wawe hari n'ibindi mbitse ku mutima kuko na Mukakibibi ubwe ntiyigeze abivuga ibiki Gaspard ibiki ubwo uzi ko babyara banjye Rugeyo Rodrigue naribanje bamufataga ku ngufu aho masenge mukuru Mukareva kure yari yaramuhaye ubuhungiro izo ngegera ubwazo nizo zabinyibwiriye ntekereza ko ari niyo mpamvu asaziye ku kana kamwe niba ariko bimeze ndagiye Gaspard ngiye kureba bose wijunduse ngo barakureba ngo urabatinya bazazi bakwigisha umenye u Rwanda aho rugeze ureke gusigara inyuma rwose twe turibuka twiyubaka
wowe uribuka wisenya unafite ibitekerezo bidashobora kugera aho bikugeza. mwana yanjye ubu turabigenza dute Oda? nanjye byanyobeye Mukane. Urashaka kwega amase nibura? gusa uririrwa umubaza we hita wicara ahubwo yigana uyobewe ko ariho ukunda kwegamiye afite ikibazo. yewe nanjye babyanshatse ga umubaza ati icara neza. mana yawe sinayanze abantu nabanze niriwe ndira umunsi wose. inkora ishama wirurira nyine natwe twagutegereje turakubura. umwanya wawe mbese nta muntu wawe uhagazemo. none si iyi foto ni yabandi ko mbona ari iya kera cyane. Mukane kubona undi muntu ugusimbura aho wagombaga guhagarara byagoranye cyane. hanyuma biba ngombwa nyine ko nkora habiri. ese navaga iyi nkagiriya gutyo. Mukane tubwiye tuguteze amatwi inshuti yanjye. wabaye iki? Shamani ubwo muzi ko nta muntu kuri iyi suzi izina ryanjye Oda. ngo ariko se uwo Mukaneza ni muzima muhi? yagize ikibazo. ni gute avuga ko nta muntu uri kuri iyi suzi izina rye kandi tumuzi? yitwa Mukaneza Liliane se? nadusubiza ayo si amazina yanjye. niko witwa ma? ntabwo ariko nitwa yewe. ubu mu ndeba sinzigera amenya uko nitwa. nzarinda mva kuri iyi si ntazi n'uko nitwa. aba bantu babiri muriho kuri iyi foto nibo bonyine bari bazi izina ryanjye. nyamara uyu muntu afite ikibazo. ntareke kuducanga rwose. hanyuma Mukane ndakwinginze tubwira ikibazo wagize ariko ureke kuducanga gutyo. si aba abantu babiri simbona bari bashyingiranywe kuri iyi foto. nyine Mukaneza Liliane ni amazina ya mama wanjye. ari nawe uyu mureba uri kuri iyi foto ari umugeni. naho uyu bari kumwe ni papa wanjye mupenzi. oya none se Mukakibibi si Mukakibibi we wambyaye yewe. oya ni nawe wampaye iyi foto y'ababyeyi banjye ambwira ko bombi bari inshuti ze kandi bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. bana we Mukaneza Liliane niwe wambyaye. data nyine nk'uko mbibabwiye yitwaga mupenzi ariwe wuyu bari kumwe. ariko mana koko ibikomera abantu bakuranye ari imfubyi aho gukira ko bigenda biba bishye buri munsi tuzabigenza dute? ni ikibazo. Mukaneza nshuti yanjye ndakumva. wakuze uzi kuri imfubyi itagira papa none umenye ko nta n'umubyeyi n'umugira. ariko se uwo mwembi ko murize muragira ngo nanjye ndire koko? ese umva bitababaje koko Oda? nimuhumure nubwo niriwe ndira natekereje cyane. hanyuma nsanga uko byamera kose ngomba gukomera kugira ngo nkomeze umubyeyi wanjye. birumvikana. nasanze nubwo mbona agenda ariko afite ibikomere bitarakira. mutekereze namwe ibyo bintu byose yarabitse atarabimbwiye. nta n'undi yigeze abibwira disi. rero twibuka ku nshuro ya 25 yatanze ubuhamya abantu bose bararira kuko ibyo yavuze n'ubundi byari biremereye. none disi yari akibitse ibintu biremereye gutyo koko? mw'abantu wese umubyeyi ni intwari pe. inshuti zanjye rero turakumva. nubwo bimeze bityo mureke dukomere nibwo tuzashobora gukomeza abo babyeyi. ndeberanya nawe Mukane. ni ukuri pe. ni nabwo tuziyubaka ubwacu twubaka igihugu cyacu tutibagiwe abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. tuzahora tubibuka ariko twiyubaka. ndabizi neza aho bari bazanezezwa nuko u Rwanda rwacu ruzarushaho kuba rwiza uko bwije n'uko bukeye. cyane rwose. tuzahora tuzirikana ko nubwo u Rwanda rwiciwe n'abana barwo rwanatabawe n'abana barwo bamennye amaraso kugira ngo ruzuke ruba urwo dutuye none. ndetse natwe abahari uyu munsi
tuzarurinda icyo ari cyo cyose kizatuzanamo amacakubiri ayo ari yo yose. ibyo ni byo rwose Mukane. Mukane. ibyo ni byo rwose Mukane. Mukane Karame. uzi ko ngukunda cyane Ndabizi. ariko disi uranantunguye hamwe n'ibyo byose ni wowe uvuze utyo yewe ubaye intwari pe. cyakora nanjye ndagukunda cyane Mukane. nanjye ndabakunda murabizi. bakunda uko muri kandi muntera imbaraga zo kubaho. nibyo kuri mwakoze kuza kundeba. ngiye no guhita mbyuka tujyane mu ijoro ryo kwibuka. yego sha. nibyo ngomba gukomera nkabaho neza ngafatanya n'abandi kubaka u Rwanda rwacu. nubwo ntiyizi izina ariko nzahesha ishema iryo nahawe rya Mukaneza wambyaye kandi sinzasubizwa inyuma n'iryo ntamenye. uvuze ukuri Mukaneza wanjye. avuze neza rwose. ahubwo rero hari n'ikindi nashakaga ko tuganira kirebana na ya mpano twageneye ababyeyi bacu. yewe ntitwari tuzi ko abacu basigaye hanze aho ngaho mwakomeye kugeza ubwo we Mukakamara umukazana wanjye n'amashuri make wize uhabwa uburenganzira bwo kudusura atari n'umunsi wo gusurwa koko. ahubwo se kuje wenyine wa iyo utuzanira abana bacu bakadusura harya ngo mwanze kubabwira ko turi hano ubu bazi ko nta muryango bagira rero. amashuri make mukeka ko nize rero ubu ntabwo ariyo mfite. nahawe amahugurwa menshi rwiyemezamirimo w'umugore. eka ndi umuyobozi wa koperative ikomeye y'ubuhinzi bw'umuceri hariya iwacu. nibyo koko abana ntituratinyuka kubabwira ibyanyu kuko namwe ubwanyu mutari abantu bo kwerekwa abana bacu. nimwumvara kwiriza aha turi rero mukazana wanjye mugira ngo tumenye amakuru harya ubundi mugize abana bangaye. ntabwo nkubwiye muzehe. kubera iki? ndabizi umuhungu wawe yaragusuye muraganira urabazi w'inshimuza. ikibazo mufite kandi si ukutamenya amakuru ahubwo nuko amatwi yanyu afunze muzehe. ni nacyo cyanzanye uyu munsi. naje kugusaba ngo wowe n'umukobwa wawe niba mwarananiwe kwemera ibyaha mwakoze ngo musabe imbabazi nk'abandi muhamaho muri mwenyine ariko ntimuzongere kubwira umugabo wanjye amagambo amuca intege amusubiza inyuma mubuza gufatanya n'abandi twese kwibuka twiyubaka. ariko ngenda mbyumva. nanumvise ngo wasabye umusaza wanjye gutanga ubuhamya ko njye na data twakoze jenoside ariko kuri rwose sinayikoze Mukakama. ndemera ko nirukana guhungiye iwacu ngakomera uwo mbonye aho yihishe nkanasahura ibyo bitenge byiza ariko nta n'uwo nakubise urushyi pe. Mukakama niba Gaspar umuhungu wanjye ashaka gutanga ubuhamya bumusebya ugenda umumbwiriye ko mukarabye ndamukarabye pe. wa mukaraba utamukaraba isano y'amaraso ntayagihoraho ko ibisekuru bisimburana ariko ikitakuranwa n'ibyaha mwakoze muzehe hamana ipfunwe ryawe nk'uwabikoze niba udashobora kubyicuza ariko ndekera umugabo ubuhamya yakaba yarabutanze kera nuko tutarabona aho duhera tubwira abana bacu ko muri ahangaha kubera ibyo mwakoze. ariko Mukakama wazambabariye ukanzanira umukobwa wawe w'imfura bambwiye ngo ni mwiza cyane nkamuramutsa koko ariko ubwo muza agahinda nanjye mfite kubona narafunzwe abana babiri nari narabyaye bakararongotana na se nawe wari umaze gukora ibyaha ibyo koko ni ibyaha byanjye kandi ndabyemera ariko n'abana ba musaza wanjye bakaba bariho batazi ko mbaho koko. ubu se ko imyaka nakatiwe iri hafi kurangira nzahinguka ye koko. ngewe rwiririza ubundi sindi umugome pe kandi byabaye si igihe biteguye nabonye bampamagara bansaba gukora ndakora. kuko nta bwenge wari ufite se. ntaremba ufite. niko muzehe sembata ni mwari muturanye ko atishoye mu byaha byo kwambura abantu ubuzima bazize uko bavutse. hanyuma we na mushiki wawe n'abakobwa bawe n'abuzukuru bawe mukahuka mu bantu ikiremwa muntu nkamwe mukararika. niko byari bimeze rega. Mukakama wivuga utyo urabizi ko mu muryango wacu havuyemo umuntu muzima basengeye Mukariva kure. wa mugani iyo nibutse ko yahisha abantu nsanga narakoze amahano koko nanjye narashoboraga kugira abo mfasha kuticwa nk'uko yabikoze. icyaha ndacyemera nkanemera gusaba imbabazi. wenda umva utera intambwe uza muzehe ndagushakaho kuva aho uri ugatera intambwe ukamenya ko u Rwanda ufite mu mutwe wawe atari rwo turimo. u Rwanda dufite ubu dukesha ubuyobozi bwiza bwadutoje ubumwe n'ubwiyunge. ariko se niko bimeze koko. abasabye imbabazi barazihawe
kandi namwe murabazi baharera imana ba kidende bankuye ubwatsi na ntuyahaga basabye imbabazi abo bagiriye nabi ubu baraturanye kandi babanye neza koko se twese ninde bakubwiye ko nta mahoro dufite ko ahubwo ari wowe waje hano kuyatubuza ubu mufite amahoro muze turafite nyine umuntu usaziye muri gereza wakagombye kuba uri mu rugo rwawe abuzukuru bakuzanira amazi muca imigani mugasakuza ubu ufite amahoro mukakama turayafite waranga uzanywe no kuducyurira koko watubabariye tukikubona twuzuye ibyishimo tutazi kuzanwa no kutujomera ikwasi ndabasabye ngo muve mu Rwanda rwamennye amaraso mwinjire mu Rwanda rw'ubumwe n'ubwiyunge u Rwanda rwogeye mu mahanga mu gukora ibidasanzwe ariko kongera kubana mu mahoro nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi aho uwiciye ababarira uwamwiciye kuko yamusabye imbabazi u Rwanda rw'imiyoborere myiza u Rwanda rwakira amarushanwa mpuzamahanga u Rwanda rurangwa n'isuku u Rwanda rurandura igwingira mu bana u Rwanda ruharanira gukura umuturage warwo mu bukene murabyumva u Rwanda rw'ubukerarugendo u Rwanda rw'urubyiruko ruharanira kwiyubaka no kurwubaka u Rwanda rudaheza uwo ari we wese mu iterambere u Rwanda rw'abanyarwanda bazaraga abandi banyarwanda ariko se koko hanze aho muragenda nawe ubareba nabi tutagenda niko mama Hodari ko twamwiciye umugabo yabonye ntabavugiriza induru mama Hodari ni umuturanyi mwiza umuhungu we Hodari ni inshuti y'umuhira umukobwa wanjye murabyumva ibyo uvuga ni ukuri mukakama ni ukuri pe abo bantu muragenderana nta kango nonwa ko ariko se mwebwe aho muri ntimwumva n'amakuru yawe sinjya nyumva sinjya nsohoka mba ahantu mu nguni yewe n'abambwira kujya gusenga narabananiye kuko sinshobora kwimuka imbere y'Imana n'ibyo nakoze mukakama jewe amakuru ndayumva ndanayareba hanyuma gusa iyo mbonye u Rwanda sinemera ko ari rwo mbona ari uburayi pe kandi n'ukuri sinakubwira ko nta gahinda afite mu mutima k'ibyo nakoreye abaturanyi bacu erega ndahandi iki atari uko ntari narabyaye nsuko se ari uko abo nabyaye barorongotanye bakajyana na se nkaba nazi irengero ryabo abana bari bato nta byaha bakoze ariko se wabikoze yarabamvukije we none se mukakama ntiwareka nka kwitumira ku bantu nka Mukakibibi Kagango na Munyengango ubu mama Hodari bakazaza nkabasaba izo mbabazi nashaka nkipfira wowe ushaka gusaba imbabazi muze yego rwose amagambo yose bavuze yagiye anshengeramo rwose uzababwire ko nicuza windeba papa urandeba iki njye nzazisaba imbona nkubone sindi kimwe nawe njyewe igifungo cyanjye kiri bugufi kurangira mama ndakumva mwana wa mama haguruka rwose ubu rero wari uzi ko wanyihishe Hoda nkomeza mwana wa nkomeza ndumva umutima wanjye uremerewe nuko ndabizi ko ibihe bitakorohera na gato umubyeyi wanjye ndabizi kandi ndahari ku bwawe sibyo n'ubundi n'iyi foto nguyeho ndabareba nkunibuka uwo munsi aha bureba twari twatashye ubukwe bw'uwari umuturanyi wacu ndabibona abakobwa twese twari twabukereye uyu nguyu ureba yitwa Wisneza yari mwiza nawe yitwaga Mukanyirigira uyu yitwaga Jeremene dore natambi neza uyu yitwaga Mariya Mukashimwe uyu w'inzobe uyu ni Rosine na Roseline aba bari impanga mwana ukunda bari abakobwa beza abo bose bari urungano rwanjye ariko njye nabavuyemo ndashaka maze dore ukuri ifata hano ari ntwite inda yawe yewe ndabibona uyu mugeni nabona yitwaga Niwe Mutoni nawe yari inshuti yacu mbere ukuntu bari beza nta kundi tuzahora tubibuka mama bazahora mu mitima yacu tuzahora duhatana duharanira kubaho ku bwabo dukomera ku bwabo twishime ku bwabo ndetse tuniyubake ku bwabo ndakora kuko turiho mu mwanya wa benshi mwana wa Karame turiho ngo dukore cyane ibyo twifuzaga n'ibyo bifuzaga ariko se ubu nashobora kuba umuforomokazi mu mwanya w'uwineza koko
nk'aho umuyobozi w'ikigo cy'amashuri mu mwanya wa Tambineza ntabwo nabishobora, nk'abo umuganga w'amatungo mu mwanya wa Mukashibwa, nkazaba umusirikare utwara indege mu mwanya wa gasaza kacu gatoya kitwaga Rugira, naba nyina w'abana benshi mu mwanya wa Niwe Mutoni, uyu nkweretse uyu ari umugeni. nabo baramwishe. Yifuzaga kuzabyara abana 9 bamwica twita inda ya mbere. nawe baramwishe mama. nawe baramwishe. ayiwe mama ushaka kumbabaza cyane, ariko rero njye namaze kuba umwe muri bo mama wanjye, kandi hari abandi bazababera bo bifuzaga, kandi icyo bashakaga ni ukubingira akamaro mu gihugu cyabo, none turahari ngo tukigire cyiza. mama ndakumva. aho nkora ninkora akazi kanjye neza, ikigo nkorera kikunguka, ubukungu bwacyo bukiyongera, n'ubwo igihugu buziyongera gitera imbere uko babyifuzaga. cyakora uri mukuri mwana wanjye, ni ukubibuka twiyubaka nk'uko igihugu kibutwifuzaho, kuko ndibaza ko muri bo ntawifuzaga ko tubaho tubabaye. niko bimeze rwose mama. maze rero urakoze mwana wanjye, ngaho ujya kuryama. njye kuryama? nta makuru ushaka se? amakuru arebana n'iki mwana wa? nibyo urumbaza mama wanjye, uti Hodari uri mu biki, nk'uko abo mungana bashatse bakabyara ngo uziga kugeza ryari? ubu makuru ntawe ukeneye kumenya. Hoda, ntushaka kumva kamvamo mwana wa? reka ko nari narakwihoreye hato ngo utazavuga ngo ndagutoteze. ubu rero noneho ngo ufite inkuru ishyushye, kandi ni nayo yagushimisha muri iyi minsi ujya ubabaramo. ngo se mbwira mwana wanjye. mama rero ndakumva. nagombaga kubanza nkiga amashuri wambwiraga ko data atize kandi yarabishakaga. nibyo ni ukuri, nibyo. kuko yataye Serayi kandi yarashakaga kwiga kaminuza. ubwo rero ndangije icyiciro cya 2 cya kaminuza, nkaba mfite akazi nkorera igihugu cyanjye. ndashaka no kukuzanira umukazana wifuje kuva kera. ninde Hoda? ni umuhire cyangwa ni Mukaneza? reka bariya mbafata nk'abashiki banjye, kuko urabona ntaza n'umugore muri bariya bakobwa ko nzi ko aribo bakobwa muhorana se. inzira zanyu ko muri batatu ko zinazwi, uva ku kazi kawe ugacaho umuhira akora muri banki, ukamushyira mu modoka taritari no ku murenge, mukajya gushyiramo Mukaneza, mukabanza ahantu ntaramenya kugeza ubu rwose, mukagaruka ino bwije, kandi ibyo mugiye kumara imyaka itari hasi 3 mubikora. niko mwana wa? bariya bakobwa se urabakunda bombi mbimenye? ariko baba wajye rwose, reka nta n'umwe muri aho rero. hari undi. mumbwire Hoda, mbwira uwo muntu wamije rwose, dore nta n'akanunu ke mfite. areka amatsiko yawe rwose mama wanjye, ni umukobwa mwiza kandi nkunda cyane. umukobwa utuma umutima wanjye utuza mama. ni umukobwa wirabura nka mama wanjye, ni nkawe neza neza, ariko agacisha make, amagambo ye yose aba yuzuye ku nkomeza. wahe nyine se kandi ukwande ko ari byo nkubaza? mama ntavuke no yahazwe n'akazi. muri iyi minsi namubonye akazi na keza. namwise izaro ryera. yego ra wanyamuza vuba wamenya yarabyawe nande mwana wa Hoda. Dari mwana wanjye, uramenye utazantera agahinda. yahomora ariko buriya njye nagushimiraga Mukaneza, nkumva n'umuhere nta kibazo, kuko n'abana bakoze mbareba rwose, ariko uramenye. oya sigaho udasubira inyuma mama wanjye. oya njya kumukunda akankunda, nuko twaganiriye tugasanga twembi duhuje ibitekerezo byo kubaka igihugu cyacu, tukiyubaka tukacyubaka, duhuza ko abana tuzabyara bazamenya u Rwanda n'ibyarubayemo, ariko bagahuza amaboko n'aburungano rwabo mu kurugira rwiza kurusha uko barusanze. ngaho uzamunzanire tumenyane mwana wa, ibyo nzabimenya tuganiriye buri. yewe humura, igitangaje nuko uzashaka kumenya ibyo byose ugasanga nawe atabizi kubera uko yisanze mama. ushatse kuvuga ko uzashaka umugore tutazi inkomoko y'iwabo Hoda? iyo nsanga wazanye na rya cyane ry'umugore wawe nari guhita nkati korosi rwose nkisubirirayo. umugore wanjye niwe wita ishyano papa? ariko mugende mwaranakomeye koko.
kubona mukakamari yandikira ubuyobozi bwa gereza bakamuduha mu biro atari no ku munsi wo gusurwa. yagaragaje impamvu abashaka. njye rero mfite umwanya muto ariko nje kukubwira ko bari bwo bwanyu mbonye hano papa. ngo ikisha nawe aka kanya barakuruza se Gaspard? rwiririza warambya yenda nakubaha ariko nutemera kuri hano kuko wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ukonje ukashyiramo ipfunwe ry'ibyaha byawe ugatuma mpora ngenda mbebera sinzagaruka hano. ubunye ngo ubeshye umugore wanjye ko ushaka gusaba imbabazi ari ukugira ngo umwikize gusa. hano muri gereza rero tumenya amakuru. ntugire ngo ubu ngubu unyoboye ko agakobwa kawe kirirwa gakururana n'umuhungu wa Muhodari. aho ngaho birirwa nyine muri iyo misozi biruka ngo bagiye kwibuka. ngaho umukobwa wanjye se umuzanye ute hano mu magambo uvuga? ese ubwo wamubwiye ko sekuru na nyirasenge baborera ahangaha muri gereza bazira kwica se uwo musore bashudekanye? ntabwo ateze kumenya di. wumvise umwana wanjye ntazi kuri inkora amaraso ntazi kuri inkora amahano. ntacyo sha dusibiye aho ruzarengera nzashyira mbe hano muri gereza. hanyuma se uzaza ukora iki? nta kibazo. usubiza u Rwanda inyuma wigisha abana b'u Rwanda inzangano nk'izo mwari mufite papa. bavuga ndumva yewe. ubuyobozi bubi bwatoje abantu amacakubiri avamo inzangano. wumvise zatumye habaho jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. wabyumvise? ariko ubu dufite ubuyobozi bwiza buhora bwigisha abanyarwanda ubumwe n'ubwiyunge. abana bacu ibyo uvuga ntabyo bazi. nubwo umuhire yamenya kuri hano kubera ibyaha byawe ntibyamucira ishati. urabyumva neza? niba wowe n'umukobwa we mushaka guheranwa n'amateka mabi ni akazi kanyu. ariko ushaka Gaspard aka kanya uhinduwe n'iki sha niko? si we twari kumwe nkubwira nti nyamuneka uririnde abo bantu muturanye yabagendana akantu ku mutima nyine kubera ko twabahemukiye. warabimbwiye utuma nigunga ariko ubu umugore wanjye yangiriye inama yo kubasaba imbabazi mu mwanya wawe. wumvise? kuko wamubeshye ngo uzazisaba utabikuye ku mutima. ubu nimugoroba baraba bateraniye iwanjye. ntazo ngo utumye gusaba wakigwariwe. ubugwari bubi ni ukutamenya ko umuntu yakoze icyaha azisabe papa. ni ukuri abandi basaza mu ngana bemeye ibyaha barababariwe ubu baratashye. baratashye. cyuri papa nyamuneka sigaho se kurira uri umuntu w'umusaza urarizwa n'iki? erega Gaspard mwana wanjye wasabye imbabazi. si uko nanjye nifuza guhora ndi mubi mu mutima wanjye. si uko nyobewe ko ibyo twakoze ari bibi. ese wasabye imbabazi? ni bibi pe. buri gihe aha muri gereza habera ibiganiro bitandukanye bitoza abantu umuco w'ubumwe n'ubwiyunge. hanyuma ubu amatwi yanjye abacyumva rwose. ndanabizi ko nazize ubuyobozi bubi bwantoje urwango. kuko ubundi abo ba Muhodari abo ngabo nyine rwose twari duturanye nta cyaha bari barankoreye. none se wabiciye iki? twarakoranaga twari inshuti twarasangiraga yewe ni kenshi mbarota rwose nkagira agahinda. none se mubyeyi ko wumva ubarota ukagira agahinda wambabarira ugasaba umwanya wo gusaba imbabazi. abafite ababo barokotse bazakumva bakubabarire. uravugisha ukuri Gaspard? ndavugisha ukuri rwose. buriya nabibwiye mukakamara amaze kugenda numva ndababwa umubiri wose. niko kwisubiraho baje nanga gusohoka. ni ukuri papa mbwira niba wemera kuzisaba kuko nk'uko nabikubwiye ndahura nabo. ninzisaba mu mwanya wawe mbabwire ko nabashaka ngo uzibisabire. buretse kugenda Gaspard buretse rwose. urabona ababishinzwe batanshira amarenga ko natinze papa. mbwira rwose mushiki wawe ngo amara atetse mwana wanjye. mushiki wanjye ko bukeye bwawe umugore wawe avuye ahangaha undi nawe yaje kunsezera ambwira ko ari kugwe. mushiki wanjye se yararekuwe sinabimenya papa? yararekuwe. ubu se yaba ariye ko atigeze agera iwanjye? umushakishe. ni ukuri kw'Imana ariko rero Imana ishimwe pe. abantu bose babonye icyo kunywa nawe ntarageraho pe hari uwo ntahaye icyaha. turagifite ahubwo uwo gashyira ababwire nta kibazo.
mu by'ukuri byitwa ko ari ryo babatumyeho ariko ntiyari iki ni umugabo wanjye Gasipari wabinsabye. niko se mukakama Gasipari nta muntu wagira wo kwivugira ari buvuge mu kanya. ariko mbabazi nubwo mpingutse hano ngasanga ikazi irinjira ngahita mfatanya na bagenzi banjye kwakira abantu kuko twatojwe ikinyabupfura muri make twifatanyije n'abantu kurira tutazi uwapfuye hano habaye iki njye nari mfite amakuru muhire nawe mukanyura yahabwa umuhire mwana wanjye ubu kwicaye iruhande ntabwo ari umushyitsi waturutse ahandi ni nyogosenge Nyiramataza. masenge masenge nzi se ko ari Venansiya wenyine uherutse kwitahira uyu yabagahe mu kanya se arakubwira umuhire ariko ni ukuri abantu bakuru mugira amabanga menshi rwose ntimwagombaga kuduhisha amateka yacu kugeza tugize imyaka iyi yose dufite mama ndakumva mwana wawe singutunga urutoki ndabizi ko wagira ngo mbanze nkuri ariko niba umuhire barabimukoze biraba bibabaje cyane pe mwashutse ngo baduhamagariye kudusaba imbabazi naho n'ukwereka umuhire abantu atarazi koko ariko se watambutse ukavuga Gasipari nari nagereje ko mu Birigi Kagango n'uw'impundu nabo bagera hano kuko nari nabatumyeho. Gasipari bwira twe duhaye rwose nta kibazo nibo barazi. cyakora isirabika pe njye sinarinzi ko Nyiramataza kibaho. Nyiramata wanadusuhuje ko watubonye ukubika umutwe ugira ngo se twe hari urwango tubitse reka da habe namba nabwo ko Gasipari yari yabatumyeho ndavuga ni nanjye buriya ndi busabe kugira icyo mvuga nababajwe rwose nuko abana ba musaza wanjye guhera ku mfura nta n'umwe unzi bakumenya bate nabanje gutinya ku nzino ariko ndashimira muramukazi wanjye Mukakamari amagambo yambwiye ubwo yazaga kunsura niyo yansunikiye kuza mu muryango wanjye ngo nikubite imbere yabo n'ibyo basaba imbabazi njyewe rwose na n'ubu sinzi ibyo murimo ariko rero utubwire ibyo mushaka kuvuga ko twe dufite indi gahunda ku murenge kandi irihutirwa. Hodari werega ni umuhungu we Hodari ntabwo ari Muhodari. oya we niwe ni ukuri ishwi ni Muhodari igihagararo ni Muhodari uruhanga niwe niko bimeze Nyiramata. uyu musore mwiza cyane ni umuhungu wanjye Hodari. Muhodari rero wavugirije induru agakurikizwa amacumu n'imbwa aho yari yihishe kugeza avumbuye ubunyamaswa kandi yari umuntu ni wese. Ari utavuze induru abari kumwe n'umuhungu we kuko bamwishe ntwitinda y'amezi 3 cyangwa 4 simbyibuka neza. Ariko urabyibuka kuko yicanywe n'umukobwa wacu w'Icyeza. ni kenshi nagize ipfunwe uko kwa kane kuje ngasuhererwa nkifuza aho ndigitira ngo ntazongera guhura namwe. ni igihe kirekire namaze ntarababarira data rwiririza na Nyiramataza uyu nguyu dore ko ari bo bari bagihari mu bavandimwe banjye bakoze ibyaha. aho nabuhokeye rero nkajya kubasura barushijeho kunca intege. dore umuhire imfura yanjye nagiye kubona mbonazanye na Mukaneza kandi nzi ko yabyawe na Mukakibibi. bukeye bwaho mubonana na Hodari. ngize ngo ndashaka kugira icyo mvuga Mukakamara ngicyara arambwira turambwirira umwana ububi bwe wanyu ndarugutamo. bivuge neza mbyumve papa bivuge neza kuko ababyeyi bawe abavandimwe bawe ari bo baba nabo bari mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. mwana wanjye rwose urabizi twakunda urabizi twakunda sugire rero umuhire oya mwihorera mureke ariko kingura umuhire ese mwamwihorere kingura mubwire mwana wanjye nyababa mwana wanjye se kingura muhire ariko mwihoreye ko mwihorera ndagaruka mureke aryame abanze yakira ibyo yumvise bagenzi be bari bumwegere bamuganirize namwe kandi muramusaba imbabazi bitoroshye. abo nsaba imbabazi ndabona biyongereye n'umwana wanjye ngomba kuzimusaba cyane rwose. bavandimwe
baturanyi banjye ndagira ngo mbasabe imbabazi njye Gasipari nciye bugufi cyane nzibasaba ko ihangane guca mu ijambo Gasipari wowe ntacyo wakoze Oya, reka ndicuza rwose sabe nari mukuru bihagije nashoboraga gufata icyemezo kinyuranye n'icyo nafashe umuryango wanjye warahemutse ndemera ko ubuyobozi bubi bwanoje kwanga abaturanyi banjye urwango rwatumye habaho jenoside yakorewe abatutsi bamwe bari ababyeyi bagenzi banjye abandi twari inshuti twarasenganaga duhora twibuka ko bishwe bazira ko bavutse kuko sinavuga ngo uwari warankoshereje mubo nanze guhisha bose mubo nakomereye bakabavumbura bakabica ndebe ndabigize ukatse ibibi nawe mama Hodari mumbabari twe nta rwango tugufitiye ko nta kivuga mama Hoda abatwiciye twarabababariye ni ukuri ari abazidusabye n'abatarazidusabye twe turibuka abacu twiyubaka nta rwango ruri mu mitima yacu kubabarira sintajya nke zubabarira ni ubutwari bukomeye nibwo twahisemo rero si ibyo nakubwiraga Gasipa si ibyo nakubwiraga Gasipa nta bavandimwe nta rwango ukagira ngo ni ukuri dufatanye twibuka abazize akarengane twiyubaka ariko rero twe dufite ikibazo no kuri mwa bantu mugenzi wacu yirukiye mu cyumba yifungiranye mwebwe abantu bakuru mukomeza ibyacu kandi buriya arazira mwebwe mwamuhisha amateka bamuhisha amateka rwose yibereye mu byanyu ntaki ariko rero reka tumuzane uvuze neza mukane ntabwo dushobora gutuza tutazi kumuvana mumwihorere ariko kuko turi bumenye uko amerewe tubanze tumenye uko amerewe umuhi wakinguye ariko umuhi wakinguye ukatubwira mumureke atuze umuhire muhi buriya wakinguye ariko ukatubwira ariko umuhi mukingure rwose muhire ayo mama yiwe uzabara umuhire ayiwe umwana wanjye we ariko se muri kubiki umwana wanjye umwana wanjye we araducitse umwana wabyaye arasingizwa Mariya Imana urajye dusabira twaraje igihe twafita mwana yanjye we muganga akubwiye ngo iki woda arambwiye ngo ntitwashaka twenyine abantu bakuru bataye ntashaka kubabona baba data we nese ko bari kwisengera kuko turabirukana dute sindabizi kangerageza yewe abantu bakuru mwabyumvisera ngo mwitahire muhire turavumana nawe turabaha amakuru ni muhumure none se mwaretse tukinjirana nkamubwira ijambo rimwe gusa ko ari umwana wanjye koko oya mama muhi oya udatuma asubira inyuma mutugirire icyizere tubanze tuganire nabo ni mwe mugiye rwose mukane ni wowe njyewe umuhe umura ndagufasha ndagukomeje ngaho mpobere uko ubyumva mpobere rwose wiveyo ndakumva rwose amarira yawe aratemba nyumva kandi nyine urabizi turi inshuti ndagukunda niteguye kuguhumuriza uko bishoboka cyane ubu koko ibi ni ibiki wari ukoze uzi ko baguteza serumu bazicunshumura ubwoba bukanyica ahubwo ntiwamurekura nanjye nkamuhobera ko numva nshaka kumugwa mu rwanda mukomeza ngaho ngwino udari we yambi oda ndakumva mbabara ndakwinginze mbabara rwose ntabwo nari nzi ko umuryango mfukamo ari wo kugize imfubyi inshuti yanjye umuhe ahubwo koko nkubi yupfa wari kuba udukoreye biki koko bwiza ukuri mu by'ukuri nageze muri kiriya cyumba
ndakizeguruka cyangwa kuragira numva singishaka kwitwa umukobwa wa Gaspari wabyawe na Rwiririza w'Ishabara. si uko izo nkuru zitagiye zingwa mu matwi nagiraga nkabyumva ariko ababyeyi banjye bakanyicaza bakambwira ko ibyo numvise atari ukuri akambwira bati sogokuru wawe Rwiririza yapfuye kera ati jenoside yabaye atakiriho rwose baba data we kandi rero namwe muranzi mama wanjye nkamwizera cyane mwizera kubi buriya umvaga atambeshya umuhe karame niba bishe ntabwo ari wowe sibyo ntabwo wagombaga gushaka kwiyahura wiyambura ubuzima urumva isano mufitanye n'iy'amaraso si ibyaha byabo sibyo se byihoreye koko mukane uwo bishe harimo imiryango yanyu n'ukuri we inshuti zanjye nkunda cyane Mukaneza na Odari turiho ngo twibuke abo babyeyi bacu abari urungano rwacu abari bato cyane abari bakuru cyane bose bishwe bazira uko bavutse ariko tubibuke tudasubira inyuma umuhi nakubeshye nanjye ndishyira mu mwanya wawe wumva ibyanjye byo gukura ntagira izina ryanjye bwite ntibikaze nk'ibyawe Mukane umuhi ntabwo byoroshye umuhire ndakumva nk'inshuti yawe rero ndakugayira ibintu bibiri icya mbere wahisemo kurangiza ubuzima bwawe icya kabiri ubujijije abantu utazi kandi batigeze batekereza ku ngaruka z'ibizaba ku bazabakomokaho yikora uranyumva icyo bintu sibyo ntuzabyongere ntuzongere gutekereza gusubira inyuma urumva munyemerere rwose dutekereze tureba imbere twiyubake mu gihe gito twubaka imiryango yacu rwose abazadukomokaho tuzabatoza umuco w'ubutwari no gukunda igihugu tubabwira ya mvugo nkoresha kenshi yego muyizi ngira ni nubwo u Rwanda rwiciwe n'abana barwo rwanatabawe n'abana barwo bamennye amaraso kugira ngo ruzuke cyane kandi twabariho none tuzarwubaka turusigare rwiza kurusha uko twarusanze cyane rwose ibyo ni ukuri pe kandi kubagira ntako bisa nshuti zanjye gusa ndumva nshaka kuganira n'uriya masenge kuko birashoboka ko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yari afite imyaka nk'iyacu cyangwa mike kuri yo nabyo birashoboka nabyo byashoboka ubundi nkamwibwirira nti iyo ugira umutima w'impuhwe byari kugutwara iki iyo uba nk'umukecuru wemeye gucumbikira mama wa Mukaneza nawe ugacumbikira babiri nkawe ubundi hakarokoka babiri bameze nka Mukaneza ubaho kugira ipfunwe ntuba ufite ishema ibirebire yewe umuhe karame ibikuri ku mutima byose wumva byatuma ubohoka uzabikore pe ariko ntuziheze muri twe urumva ni ukuri ibikorwa twateganyije tugomba gufatanya birimo impano twageneye ababyeyi bacu ntubisubize inyuma umuhi mumbabarire inshuti zanjye ariko sha waroduhemukiye uwo wa mutipe witwa Jean Claude uri mu mahanga ngo ariga twari kuzamubwira uruhe rurimo umva mbese iyi nayo ibyabazanye ntabizana ariko uribuka uko yagiye yambwiye ati Hodari ndabizi ukunda umukobwa nanjye ngakunda undi ngo none ngo sigiye uwanjye muzantegereze nige doctora ngo nimara kuyirangiza nze tugire ngo tugirire rimwe mvara shahoda nanga kuzana urwenya mu bihe bitari ngombwa none ubwo inzu twubakira ababyeyi bacu zaruzuye urumva tugomba kuzibamurikira nk'impano y'uko tutarangaye kandi buriya njye na Jean Claude turubaka n'izindi mvaye kwiki kivuze nibyo da uvuze ngo iki Odari nakwanga ahubwo utongera no kwita sheri wanjye Jean Claude ni Jean Claude reka ni cya Jean Claude ni Jean Claude ntitubipfe ahubwo si uwamuhamagara we ahari ari mu gitondo nkamwereka aho uryamye ahangaha nkanamubwira ibyo wari ukora sigaho ugira umunwa umva twumvikane aho ya iyi nkuru y'uko umuhere yashatse kwiyahura anyoye ibinini byinshi cyane isigare hagati yacu n'ababyeyi bacu babibonye bonyine urumva nibuka ko mu bantu bari bahari nta wundi wigeze amenya ibyabaye yewe niko byagenze abinjiye mu ba mbere nibo bonyine bamenye ibibaye nuko rero biduheremo ndibuka rwose twahise dutabaranya bwangu tumushyira mu modoka bagira ngo ni igifu kimuriye naho umwana yamize imiti ivura indwara ya mama we shaka kandi ayinywa ku bwinshi
nanjye rega buriya sinzi uko byaje kuko mu buzima bwanjye murabizi ko najyaga mvuga ko nkunda ubuzima ku buryo ntakwiyahura nanjye byari byanyobeye ariko buriya mbonye ko situwasiyo yose umuntu yayisangamo igihe atashishoje. ubushishozi ni ngombwa igihe cyose umuhiye. Mukani karame wada icyo ngaho uzana ya gahunda twakoze yo kumurikira ababyeyi bacu ibyo twakoze mu rwego rwo kububaka no kugaragariza abandi bose ko twiyubatse tuyereka umuhire. wari mwumve udari ese ubwo uribuka ko aha turari mu bitaro kandi duhari kuko umuhire arwaye numvaga nakugwamo nkaguhobera cyane nuko batabinyemerera papa. mbwira yewe hanze aho bimeze bite papa uko ntacyo ushaka kuvuga se muko? ni ukuri twarahemutse papa, ubundi se ugira ngo iwacu wahamenya? njya numva ivuga ngo harahindutse ariko sinahayoberwa ahantu nakurira. ntaho wamenya. imihanda, amashanyarazi, amazu agerekeranye n'andi manini cyane. ubwo kwa muhungu wawe Gasipari rero ubwo se ugira ngo ni hahandi? ahado baragenda ku birahure bagakingura inzugi z'ibirahure bakicara mu madiva. yewe reka Mukakamara tubwire ya magambo yavuze ni mu gihe. erega n'ubundi niwe nayo nizeye kuzambwira amakuru y'ukuri. niko umugore wa Muhudari, umukobwa wa Gacinya, wa Bihibindi, wa Garikani, abakobwa babiri ba Rugango n'umuhungu we Kagango barakubonye ntibagutera amabuye. Eka da ahubwo nabonaga bashaka kunsuhuza. mbese akaba ari njye baramutsa ndeba hasi. urumva uri muzima se? kubera iki papa? ntaho waba waranyoye ikigage dore ko ugikunda kuba Nyiramata, ubwo ntibakwikiza. papa abanyarwanda tuzi mu mitima yacu si bo bari hariya dutuye. abanyarwanda bariyunze babanye neza, barasangira, barasurana, barafatanya mu mirimo ya buri munsi y'iterambere. ngo ni nawe iryo terambere barivanirega. ni ukuri pe. iki gitenge nambaye se wakwemera ko ari Mukakibibi wakimpaye? Mukakibibi umukobwa wa Nzaramba na Mukakayonde yaguhaye umwenda mwiza mbona wambaye mushyashya. utareba inkweto se? aka kanya nanjye mbaye umusirimu maze. yewe ndumva ntangiye kuruhuka mu mutima we. ruhuka. sinari ngisinzira nikangaga ko bakwishe umusaza wa Gatinya kuza kukumbikira. reka ndaho nagize n'amahirwe rwose nsanga abo banyamugisha b'abaturanyi Gasipari yabahamagaye ngo abasabe imbabazi. nanjye ndazisaba. ariko uwo munsi amarorerwa yari ahabereye. yaba umenya ntari kuba nyiriho papa. haraharwaniye rero? reka da umukobwa wa Gasipari imfura ye uwitwa Umuhire, umukobwa mwiza w'igitangaza. naho nabanje no kugira ngo suwe, ariko nkibuka umusatsi mwiza wa mama w'umukara abantu bafite n'uwe neza neza. nibwo yamenye ibyaha twakoze, umwana atarazi ko tunariho, nuko yihina mu mbere anywa imiti byo kwiyaka ubuzima. aducamo igikuba. umwuzukuru wanjye kwiyahura azira ibyaha byanjye. wahora n'iki? yaduciyemo igikuba niho wareba. uwo mwana yari aducitse da. amahirwe ni uko bagenzi be bari bafite imodoka aho bakamukubitamo bakamujyana kwa muganga huti. ubu se ameze ate Nyiramataza we? ameze neza, avuye no mu bitaro. numvise ngo afite n'umufiyanse wiga mu mahanga maze. muranyumvira ibyo byiza ntazabonesha amaso. wahora n'iki? ariko se kunayivukije abandi wakabimenye. imana ivugwa niba iriho ikaba igira imbabazi nk'uko bivugwa, ni ukuri nyisabye imbabazi kandi naremeye noneho n'abantu nacumuyeho nzazibasaba. kuko njya numva ko ntazisaba imana ntareba ntabanje kuzisaba umuntu ndeba ari nawe nakoreye icyaha. nacumuye ku Rwanda no ku banyarwanda. sinifuza ko abakiri bato rwose bakorera mu nzangano no mu macakubiri.
bwanjye abuze ubujiji buhise ni ukuri. Tekereza inshuro twasuwe n'abayobozi muri gereza batwigisha ubumwe n'ubwiyunge ariko tukavunira ibiti mu matwi. Ewe ndakwinginze ugende unsabire umuryango wanjye imbabazi aho ndaha ndicuza rwose kandi nzahora nicuza sinzahwema gusaba imbabazi. Tekereza ariko kukubabarira ubutwari abasabwa papa. Tekereza ubutwari bwo kukubabarira kandi ababaye kubera be bamushizeho bigizemo uruhare. Ni ubutwari pe. ariko mama Hoda uzi ko umunsi umwe abana bazajya kuturoha tukabyemera. ubundi se bariye niko Hodari Mukane. Erega Hodari na Mukaneza baradutegereje ahubwo ni karibu. Niko se yewe mwa uratubwira ngo karibu tutanareba ubu se ubufindo mwadukoreyeho koko. Kuza mukaduhamira ibitambaro mu maso mukadushorera nk'abashorera inka koko. Yego di Umuhi Karame ko mutaza we. Erega babyanze mutere dutambira bye dutoye nta kibazo nta. Ako reka tugende urebe neza tutavuze. Niko murumva mwaratubungabunze twe tukababunza. Ni muteye intambwe gake uwo mukobwa mwiza umuhira barandase. Ndabafashe rwose ntimusitare cyangwa ngo mutsikire rwose. Mukomeze muze igira imbere gatoya. Aha reka ngende. Aha none ndabara kugera kuri 3. Umuhi igikwara urakizi. Kagiye rero rimwe kabiri gatatu. Ase ni kwande uye kure y'igitambaro neza nta kibazo. Ni kwande yemwe ba kandi mwabana mwe nakataraza muzakazana. Izi nzu zuzuye muri santeri ko twazinyuragaho bazubaka muzituzanyemo kumara iki kuko. Nzi ko nigeze kuhabona umusore w'umunyamugi usa neza cyane kubi anatwaye n'imodoka nziza ariko hashize amezi menshi ntamubona. Hanyuma iyi nzu ya mbere mureba murabona neza ko ari inzu bakunze kwita twini ndetse cyangwa se impanga. Izi nzu abantu bazubatse ni aba babiri aba mureba. Ngo mwe oya Mama Karame Hoda akiriza imfunguzo y'inzu ni yawe. Ana yanjye. Ma ndakumva mwana wa. akira nawe izawe. Ibi bifatanye n'inzu yawe mubyeyi mwiza. Mana ya. Ko mwise muhoberana mukarase mwabavyeyi mwe. Bigenze bite? Izo nzu ni izanyu. Buri nzu ifite igikoni, ifite terase, jardin nziza ndetse n'umurimo w'igikoni. Ko rwose abana banyu barabazi. Mwahita muvuga ngo ntimushaka kuhaba. Hanyuma aho musanzwe mubonaho muzahakorera ibikorwa by'ubworozi. Nabona aho bazabafasha kuhatunganya neza bijyanye n'ibizahakorerwa. Umuhi igenda uzane za fanta twicare twinyweresha abakecuru babe barira. Oya abana bataragira Mukane igira hino nguhobere mwana wanjye. Niko ibi wowe na Hodari mwabitekereje mwatekereje kugura ikibanza mutangira kubaka inzu ziruzura nta n'ibihumbi 10 mudusabye koko. Mama ndakumva mwana wa mu by'ukuri umuntu nkawe mu buzima bwanjye sinabona icyo nkwitura. Twaricaye na bagenzi banjye turatekereza ngo harya umubyeyi nkawe na mugenzi wawe muri kumwe ababyeyi badukunze bakatwitangira turicara turibaza tuti niki twabaha koko. Ntacyo rwose nukuri ntacyo twabona duha ababyeyi batwitangiye. Ntacyo ibi turabishimye bana bacu ntitwari tuzi ko izi nzu z'agatangaza gutya rimwe mwazubatse n'ubu ntiturabyumva rwose. maze ngende ndumva ndi mu nzozi. Mama ndakumva aho data mu Hodari ari ubu noneho ndumva namubwira nti data wambyaye
nubwo wazize ubusa ntiwasize ubusa. ni ukuri pe. amubwira ntiwasizeho dara arakura akorera mu gihugu kiyobowe n'abaharanira iterambere rya buri munyarwanda cyane rwose. nkamubwira niho dara ariga araminuza cyane darabona akazi keza. yego mwana we udara ariyubaka none yubakiye nyina basigaranye ahasigaye nawe arateganya kwiyubakira akubaka ubuzima bwe akamwereka umukazana. nibyo twaribatse mwana ariko rero ntimuze kundiza hanyuma mukane nawe ijambo ni iryawe. yewe yewe rero ijambo ryanjye ndarivuga mfitiye ifoto kandi negereye mama. ugaruye ya foto koko. humura mwana wanjye. ufashije iyi foto muhe ma. ndakumva mwana wanjye. mu biganza byawe. akira mwana wanjye. mama ndakumva. ngufashe mu biganza nya turebana amaso ku yandi ndetse mbikuye ku mutima. ndagira ngo ngushimire cyane. muri hangane. umuntu wese muri iyi si iyo aza kugira inshuti nk'iyo Mukaneza Liliane yagize hari kuba hariho abana magana n'amagana bariho nkanjye. ihangane mwana wanjye. mama ndakumva mfura yanjye. byarashobokaga ko wumva ko ako kana karira ukarwana ku magara yawe byari guhunga ukigendera ukagasiga. ariko ntabwo ariko byagenze. siko byagenze mwana wanjye. ihangane mwana. si ubumaze ikidarize nari nabirwanyije. ihangane. oya komera mwana wanjye. komera kibondo komera. ni ukuri kose ntabwo mfite icyo naguhama gusa ndashima Imana yagukoresheje ukanyitangira ugasa n'utanze ubuzima bwawe ukakwangiza kugira ngo mbeho ukihangana bakakwangiza rimwe bakakwangiza kabiri ukanga ukankomeraho. none dore narakuze. warakuze ndiga nubwo ntararangiza kwiga ariko urabizi ndacyakomeje. komeza. nta kazi mfite ariko byibura mfite akazi kamfashije kwiyubaka ndakubakira. yego mama. kubakira inzu nziza nyine cyane rwose. ugiye iryamamo unezerwe. yego bambe. nyine warakoze mwana wo wanjye. kugira neza. yego mwana wanjye. Mukaneza. mukane. karame. narikoreraga mwana wanjye. ndabyumva. hanyuma umuhiye. karame. n'iyo foto. akiramo. hanyuma data na mama ndagira ngo mbashimire ko mwari muzi guhitamo inshuti itazabatenguha. nk'uko Dari yabivuze mwazize ubusa ariko ntimwasize ubusa. yego rwose. nanjye niteguye kubereka umukwe duteganya gukomezanya urugendo rwo kwiyubaka ndetse twubaka urugo tukagura umuryango. ariko hodari mwana wanjye kumaze kuvuga uranyereka umukazana ryari. si nguwo se. ye mwebwe babiri se. ubwo mama urumva nari kwemera ko mvumbura igihe kitaragera koko. turi umukobwa nkunda n'uyu nta wundi. niba mwiza isaro ryera kuko numvaga ntazashobora kuvuga amabukwe mu izina. koko mwana wa koko
umubaze niba uwo mukobwa ari hagati y'umuhira na Mukaneza umpakanire uzi neza ko ari umwe muri bo ntiwari wambwiye ko bafata nka bashiki bawe koko uwafata nka mushiki we ni jyewe undi ni umushiki bigenze bite habaye iki ibi ni ibikize ibi sinshobora kubyemera ibi ntabwo nshobora kubyemera Hodari na Mukaneza urabana babi ntabwo nshobora kubyemera ibi ni ibikize turagutunguye umuhira ngwino shagera hino ese nyine wo birashakora turabizi ko wari umukunzi ko tubazi aba bana ra uyu se kandi we uzi ko ariko ari we nabonaga yubakishiza inzu mama Hoda nibyo ni ukuri unzanye hano ushaka iki kaba ubitse amabanga mbamenye kuri uwo w'impunga ndagukumbuye cyane umuhiye nanjye ndagukumbuye cyane kuri uwo ni wowe ni njyewe mukunzi wanjye nonese kuri hano waje ryari ntiwambwiye ko uzagaruka urangije kwiga amashuri se arakuruta umuhiye aho kukubura sinanarekera kuko iyo mfite n'ubundi ko akazi tugafite umbura gute biga Hodari na Mukaneza bavuga we buretse barambona njyewe none se mu masezerano yacu ko turi bane twavuze ngo iki ukuri hagati yacu kandi banga ari cyo twibagiwe ukumva rero bari kumisha ibyakorewe bakumva batuje ariko nayo nabibasabye kuko nangaga kugukura umutima nzi intera iri hagati yacu intera uko yangana kose pe nayirenga nkaza ngusanga umuhe karamekro n'undi munsi ntuzongere mukobwa nkunda urumva ntuzongere kwitekerereza wenyine kuko ibyemezo wari ufashe byagaragaje kutantekerezagaho wowe ntiwanibajije uti ubu koko umusore unkunda wagiye imahanga guhaha ubwenge agarutse ntakiriho yamererwa ate ko umuhe kuki wari ubikoze kuriya koko uzi neza ko Jean Claude ndi jyenyine kuri iyi si uzi neza ko ari wowe nafunguriye umutima wanjye babarira ngusabye imbabazi nta n'undi muntu nigeze ntekereza atari wowe nabikoze ntashaka kukubabaza udashaka kumbabaza gute muhe mu kanya gato cyane natekereje wowe ntekereza aho ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe biciwe ntekereza ko nubwo utari uwino wasanga sogokuru uwo nguwo ufunze yarahageze akaba ari we ubica ndangije ndavuga wowe uri umuhire sibyo ntabwo uri sogokuru wawe uri wowe ku giti cyawe ntabwo ushaka gukomeza kuvuga ibyo wowe uri umuhire uri sogokuru wawe uri wowe ku giti cyawe uri umukobwa nakunze ntabajije ibisekuru icyo nagombaga kumenya cya mbere ni uko tutavukana ku babyeyi bamwe kuko tutari kuba twemerewe kubana ariko ibindi byose byadutandukanye nta bihari mu mutima wanjye pe ngaho uceceka ndagukunda cyane ndagukunda ndagukunda kubera indi mpamvu iyo ari yo yose ngukunda kuko uri wowe ni ukuri numvaga igihe uzazira numbwira ko utakinkunda nzababara kurenza kugenda ntumvise iryo jambo riva mu kanwa kawe muhire uri urukundo rwanjye uri umukobwa nahisemo mu bandi uwo nzubakiraho nkazura inzu ya data yabuze gato ngo izime uri uwo nahisemo ngo dufatanye urugendo cyane ko dutekereza rimwe ko intambwe zacu zerekeza hamwe hatari ahandi ari ukubaka u Rwanda rwiza ruzira amacakubiri ukundi ndakumva umuhiye we nakomeza kurira utariza Jean Claude sha ariko we na Hodari mwabaye mute hoye uko twabaye twabitewe namwe bakobwa beza twahisemo guha imitima n'imitungo yacu do umuhungu wacu ariko mbega ukuntu Claude baromana iyo mubamuritseho gatoya ibintu mwankoze ibintu mwankoze niko ubuhe muzi kuvunda gusa ni wose mama mbona yitse umutwe mu gituza cya Claude bamubonye ayiwe mama ahetse gutera abandi bana isoni ko aza kubabaza ibyo mwahoze mumubwira amabanga yacu uzi ko wagira ngo ubwe n'ubundi we mwumanye neza ninjiye mbona ari umwe
muze se nyine ababyeyi baradutegereje uzi ko twari twababuze ariko tugenda muri ko muratubangisha yego muhungu ese wavuze ko mpamvu udasinziriye Gaspar? nanze kuvuga wanakuza kwisinzira mama we. Mbwira akakuri ku mutima iyo wenda bizi ko hari icyo ushaka kuvuga. ndashaka gushimira cyane mukakama. iyo umbera umugore mubi Gaspar mba narishoye mu byaha nk'abandi bose. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yatangiye tumaze amezi 11 dushakanye. Reka ndabyibuka neza Gaspar. Nari ntwite inda y'umuhire igera mu menyo. Ujya kwasoza wasaza uvuga amagambo mabi yuzuye ubugome n'amacakubiri. yewe urangije urambwira uti ntawe wacu nigeze numva avuga ko umuntu wari wese ari mubi. nta muntu n'umwe ukwiye kwicwa azira uko yavutse cyangwa aho yavukiye. uranambaza uti ese we Gaspar ko wisanze waravukiye kwa Rwiririza muri uru Rwanda kuki utisanze waravukiye i Burayi uri umuzungu utari umwirabura? nuko mbura icyo mvuga pe. siko kuri se ubu niyo wisanga ariho wavukiye wari kuhihakana? nukuri watumye mpita nkonja muri nge pe. nkifuza n'icyo nakora ngo nkize abantu bahigwaga bukware ngo bicwe, ntabwo bitari byoroshye. byatumye wemera gutukwa ucirwa mu maso kuko bazaga kugutwara ngo mujye mu bitero ukarwara mu nda ukaremba. igihe maze ibihe byo kwibuka bigira ngo ahamaha mu rugo aha ngo mfite ipfunwe nasaga nk'uwapfuye pe. gira utubona abantu ukiruka ubutareba inyuma. uzi ko umunsi umwe wari kuzakubita umutima ku giti bikarangira. ceceka ukabyarawe ahubwo se buriya nabaga ndi mu biki? abantu mu bindi bihe tukaba turi kumwe gusa twahura nkamusuhuza ncuritse umutwe. ariko kwezi kwarageraga ye baba we ngasubira inyuma neza. shimira ubuyobozi bwiza rero. ushimira inkotanyi zakoze ibigwi bizavuga imyaka n'imyaka. wabyiyumviye ko bari bafite intumbero ikomeye yo gusubiranya u Rwanda. baremeye banyura inzira z'inzitane mu mvura nyinshi mu buzima butari bworoshye. bemeye gutanga ubuzima kugira ngo barokore ubuzima bw'abicwaga icyo gihe. ibyo radiyo ivuga muri iki gihe n'ibyo numvira mu biganiro birabigaragaza. kandi ni ukuri nta macakubiri ukundi muri uru Rwanda rwacu mukakama. nta nubwo nzongera guhisha abana banjye amateka yacu. umuhire ntiyaraduciye mu myanya y'intoki azira kumuhisha ibyo sekuru ba se wabo na ba nyirasenge bakoze. ariko se mukakama ubundi buriya iwanyu mwari muteye muti? uzi ko nta n'uwanyu n'umwe wigeze ajya no kuri bariyeri koko? nuko inzangano zashyirwaga mu bandi mu miryango yabo ntazo mama yadushyiragamo. niryo banga. niwe watureze uko twari 5 ari umupfakazi adutoza urukundo. yewe buri ibyari amoko mwabagamo nge sinigeze mbyumva iwacu. nabimenyeraga ku ishuri banaduhagurutsa rwose ngahaguruka aho abaturanyi banjye bahagurutse. umunsi umwe mwarimu yarantutse aranambwira ngo nugera mu rugo ngo baze nyoko icyuricyo. naratashye ndamubaza arambwira ngo uzabwire mwarimu wawe kuri umunyarwanda. nibyo koko umunyarwanda wari ufite ubunyarwanda ku mutima adafite andi macakubiri yose yabaye muzima muri kiriya gihe. naho data Rwiririza oya wisubira inyuma Gaspar. so Rwiririza urabizi ko nawe yicuza ibyo yakoze. turibuka bari urungano rwacu abaturanyi inshuti bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. ariko twiyubaka duharanira ko ibyabaye bitazaba ukundi tudahisha abana bacu ibyabaye. sibyo? nibyo rwose. ahubwo se mukakama karame Gaspar nyiramataza uriya azahamaha tuzamushakira inzu y'uburushyi tuzabigenza tuti? yewe ibyo ni ibyo kujyaho inama hano mu rugo n'abana tukareba ko tumugenza. imyaka afite se ko atagishatse undi mugabo wa muntu we. Rwanda rw'amacakubiri kabishywe utazagaruka ukundi muri uru Rwanda.
izi zose ni ingaruka z'ibyabaye rwose uwakabaye umubyeyi mube hari aho arasembera kwa musaza we. sinakubwiye ngo wisubire inyuma Gaspard ko kubw'ubuyobozi bwiza twabashije kwiyubaka tukaba dufite inzu zirenze imwe n'imirimo iduteza imbere waretse tugatekereza icyo dukorera mushiki wawe akabona ahawe n'icyo akora udatekereje ibyatambutse bitazagaruka ukundi. ibyo tuzabikora ariko barasogongera ku ngaruka z'ibyo yakoze nubwo ntawe ubimuryoje mu bundi buryo ariko iminsi ubwayo ihana abanyabyaha pe. nawe wanditse ibaruwa se Oda? nawe se wayanditse? mana dore kuyisiga hano rero ndagira ngo mbanze nyigusomere. kumbona utameze neza se waretse nkagufata nkagukomeza mukane wese cy'inshuti yanjye ko mbona nawe udakomeye. sha rero nakubeshye yewe itariki irankomerera cyane mukane. birumvikana indi minsi yose mba nkomeye nkomeza n'abandi ariko uyu munsi wo kwibuka papa wanjye mushiki wanjye w'icyeza ba sogokuru na ba nyogokuru ba data wacu na ba mama wacu na babyara banjye iyo ugeze nyibagiza ko mbibuka buri munsi bikambera bishya. ndabyumva shaho none uyu munsi ni mubisi kuri njye Oda. ni mubisi ubwa mbere njaha mu rwibutso bizi neza ko mama ariho ari. indi myaka yose nahazaga nzi ko nibuka abandi bantu bahiciwe barimo abavandimwe n'inshuti n'imiryango ariko nafite amakuru ko nyibarutse ariho yiciwe. ewe ndakumva sheri wanjye. ngaho reka ngusomere iyi baruwa. uteze amatwi mukobwa mwiza. mama naje kwibuka uyu munsi nza nitwaje ifoto yawe na data. ifoto ntaramarana n'ukwezi mbonye hari byinshi nshaka kukubwira nkabikubwira ntakureba. ihangane mukane ihangane. mama ubonye yaba wari ugihari ko byibura ntamenya izina mwanyise. sheri ihangane. uzi ko ntarizi mama. ma uzi ko nitwa amazina yawe yombi kuko nyine inshuti yawe nayo itigeze imenya uko mwanyise. ma naje kukwibuka nitwaje agakandiko nakwandikiye kakumenyesha ko nabimenye kakumenyesha ko namenye ko atari Mukakibibi wambyaye ahubwo ari wowe Mukaneza Liliane uri inshuti y'amagara. Mukaneza mwana wanjye mbabarira ma mbabarira. humura nta kibazo mfite mama. ihangane tuza dutega amatwi Mukakibibi umwana yakomeza gutya. Mukane karame komeza usome ibaruwa yawe mwana wanjye. mama namenye amakuru y'uko wishwe umbundikiye nk'inkoko ibundikiye imishwi ngo hatagira ikimpungabanya. warakoze kunyitangira mama. nzi ko nta cyaha wakoze wishwe uzira uko Imana yakuremye. ubu rero naje kukwibuka kandi mfite inkuru nziza mama. mama uyu musore ufashe mu rubavu uzi ko ari hafi kuba umukwe wawe. ongera unyiyegamize sheri. niba warabashije guhura na data tutigeze tumenya aho yaguye kuko bamuvanye bakajya kumwicira hatazwi ni ukuri uzamubwire ko njye na Mukakibibi twarokotse. uzamubwire ko yambereye mama yambereye umuntu mwiza. uzamubwire ko yambungabunze nk'uko mwari kubikora. humura humura humura
ihangane mukanya komera humura uzamubwire ko yabaye abamotari komera humura mama kandi humura turiho niyo mpamvu mutazazima humura tuzabaho igihugu ni cyiza nikomeje ngo ntarira ariko ndumva byanze mukakiri ndumva byanze pe ndumva byanze mama umeze nabi ngo ushyire abajyanama b'ihungabana uyu mwana w'umukobwa yanditse amagambo akomeye kuyihangana aya magambo anyibukije ko tutigeze tumenya aho umupenzi yaguye twabuze n'uwatubwira aho bamujyanye ni ukuri ubu ntiyigeze amenya niba umwana we yaranarokotse niba na Mukaneza yari akubundikiye sha yewe use ko nanjye mfite ibaruwa nandikiye papa ndacyayisomye mama yatangiye kurira isanzure mwana wawe vuga iriri ku mutima wawe rwose ntabwo nyiri kurira nanjye nacecetse kandi nguteze amatwi oya nakomeye yewe n'umutima wawe ndawumva uko utera naje aha nakwandikiye papa nsanzwe nza hano kwibuka papa wari uzi ko uyu munsi kuri iyi tariki aba ari umunsi mushya kandi mubi mu mutima wanjye humura abana papa ndabizi ntiwamenye ko njye na mama twarokotse wowe n'uwikeza mushiki wanjye uyu munsi naje kubereka umukobwa mwiza turi kumwe uyu mukobwa ndamukunda kandi yakunze mama ambwira ko asa n'uwikeza cyane ni ukuri barasa cyane ku buryo bangana mu myaka mba namwambaye mukakiri nkamubwira ko ari umwana wanjye burya ni ukuri papa mu bikomere byinshi mama wakundaga yanyitayeho mu rukundo rwinshi igihe cyose yakumbwiye nk'umugabo mwiza cyane nubwo ntibuka isura yawe data wambyaye sinigeze nanayimenya kuko bakwishe banwite nkubibonamo kuko abambonye bavuga ko twasaga papa mama yambwiye ko akundaga u Rwanda no kwiga byatumye niga mbikunze mparanira kugira u Rwanda rwiza papa ntuzatugaye kuko twababariye ababishe tutabibagiwe twabikoze kugira ngo u Rwanda wakundaga rubeho nta nzangano nta n'inzika kandi duha abanyarwanda bamennye amaraso ngo rubeho agaciro k'icyo baharaniye kandi tuzi ko bisaba ubutwari kubabarira ubabaye bisaba ubutwari cyane data wambyaye rero aho uri tuza kuko ndabizi wagiye wibaza byinshi kuko wambuye ubushobozi bwo kurengera umuryango wawe wakundaga cyane data wambyaye nzakomeza kukwibuka niyubaka kugira ngo mwubahishe kandi ntuzazima turiho ntuzazima komera turiho nshuti yanjye ihangane Madame we ihangane ndakwibutsa uriya munsi wose ndakwibuka uva mu rugo ukambwira uti mwana utwize navuga ntakiri uzamwiteho ntari kuko ugatwara ukeza wenda kwibuka umbwira ngo ubabajwe nuko utabasha gutabara umuryango wawe muhozari mugabo wanjye aho uri kuri uru rwibutso tuzaba twibuka ndakwibuka ihangane mama ihangane mama ihangane akira amazi unywe mama yasome neza mama ngaho ndeba mu maso mama
nyitegereze neza narakuze umura ndahari ndiho nawe uriho wisubira inyuma mama ibuka ko twibuka turira ariko duharanira kubaho ku bwacu no ku bwawe cyane pe urabyibuka mama si wowe ujya ubimbwira mama si wowe ujya ubimbwira ngaho komera mama hoda ndakumva ndabizi urababaye inshuti yanjye kandi nanjye ndababaye ndabizi ugusubiye kuri wa munsi turi hano amasasu y'urufaya za gerenade zivuza ubuhuha ayiwe ariko ndeba nanjye twararokokanye inshuti yanjye turiho kandi tuzabaho mama hoda u Rwanda rufite abayobozi bari kurwubaka neza hoda ndakumva mama hoda ni mwana wanjye amagambo wandikiye papa wawe yinjiye mu mutima wanjye neza neza rwose umuhodari nkwibuka buri munsi ariko kureba si uko ntashima imana ko twarokotse imana ishimwe ni ukuri ahubwo nibutse ko abandi babyeyi bashyingira abana babo nibuka ko kuri uyu munsi wawe azaba adahari ndongera humura ariko mama uribuka hahise n'ahazaza icyarimwe ukabivanga uzi ko wari utumye twese duta umutwe yewe njye rwose habuze gato muhamagara umuhira aho ari mu mirimo kugira ngo azane abajya kukwitaho reka ntibisanzwe ndakomeye bana banjye ntabwo byoroshye pe nari ngiye gusohoka ntabwo uyu mugabo wanjye ko mwanyubakiye abana banjye ihangane umugabo wanjye abana banyubakiye inzu nziza yandi yari mu nzozi zawe narayibonye kandi u Rwanda warotaga ni rwiza nshuti yanjye ruragendwa ruravugwa nk'uko wabura kubyifuza tuza mama yewe niko bimeze babyeyi beza namwe bavandimwe muruhukiye hano mukomeze kudusabira natwe dukomeje urugendo rwo kubibuka twiyubaka tunubaka u Rwanda rwiza ruzira amacakubiri n'inzangano rwose Rwanda rwiza kandi jenoside ntizongera kubaho ukundi ntizongera ukundi muri uyu mukino ubutwari bw'ubabarira ababaye wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Gaspari mwakiniwe na Mukeshimana Musa Umuhire mwakiniwe na Mugeni Aime Mukakamari mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Mukaneza mwakiniwe na Karangwa Liliane Rwiririza mwakiniwe na Katarebe Jerome Jean Claude mwakiniwe na Mugiraneza Samuel Nyiramataza mwakiniwe n'uwa Maria Cecile Mukakibibi mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette Hodari mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy naho wabakiniye mama Hodari ni Gasibirege Antoinette umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel dukomeze twibuke kandi twiyubaka ikinamico